Shaka kugiye kumfasha telefone zagiye. Okay, no, sareka amareso yana ariko nshaka ko barangurira ibintu bikora ariko kandi ndamugisobanura neza. Abandi imodoka mbona ari cyiza sana. Yaza ko bitari guca. Cya kuri YouTube nibwo urabibona aho ngaho ntabwo wabibona. Akagajere kazi imodoka nuko nta buhanga w'imodoka yari nyine n'uwayikoze mwica. Hello, check. Sound true. Hello. Mwese none hano tugezemo dutange gahunda yo kwinjira kugira ngo abari hanze babashe kwinjira dukomeze gahunda. Abari hanze turabasaba ko bakwinjira kandi muri gahunda kugira ngo gahunda zize gukomeza mu buryo busobanutse kandi bwiza. Rwanda aha uburenganzira rero bakwinjira. Barakoze abadufashije kugeza umurambo w'umubyeyi wacu ahangaha. Noneho mutarongera kwicara mwese muhagaze, reka dutangize indirimbo ya 8. N'ubundi twese abazi indirimbo dufatanye two guheranwa n'agahinda, ahubwo twumve yuko ibi bibaho kandi bigomba kuba. Reka dufatanye kuririmba iyi ndirimbo ya 8. Rokotsi ibyago byo hasi bazakoranywa, abazatumira zajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yabararitse, ubwo azabahamagara. Azaba yabararitse, abazatumira azajyana nabo.
uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nkawe rwose, ubayitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo, azaba yabararitse, ubwo azabahamagara, azaba yabararitse, abazatumira azajyana nabo, niho tuzajya dukorera umwami tudahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe, maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi, tuzateranywa tujyane mu ijuru, azaba yabara, azaba yabararitse, abazatumira azajyana nabo. Muricisha bugufi mwicaye dusenge Imana. Reka tugushime mwami wacu, reka tuguhimbarize ibyiza udukorera uko bukeye n'uko bwije, uhabwe icyubahiro. Mwanya nk'uyu nguyu duteraniye aha hantu, tudateranijwe n'umunezero cyangwa se ibyiza, ahubwo duteranijwe n'ingaruka z'urupfu zigeze ku mubyeyi wacu, kandi bikaba byaratangiriye muri Edeni ubwo umuntu yamaraga gucumura, bikaba byarabaye inyoko muntu ko agomba gupfa, ariko hirya yo gupfa tukaba dutegereje ko hari umuzuko. Tukaba tugusabye kugira ngo mwami wacu ibi bitubere isomo rikomeye kuri buri wese, kugira ngo tubashe gutegura imbere hacu heza. Ibi nibiba kuri buri wese uri aha ngaha azabe yiteguye, tuzahurire mu bwami bwawe. Turi mu bihe bidukomereye ndetse kubyakira bikaba bigoye, ariko mwami wacu uhumurize imitima y'abari aha hantu. Abaroba umubyeyi ukomeye, kandi abantu benshi bari aha hantu barababaye, ariko ni ngombwa ko turi mu isi. Tuzi yuko tuzagera ahantu tutazongera kubabara, tuzi yuko nidukora ibyiza tukagukiranukira uzatujyana hahandi hatazongera kuba urupfu, hatazongera kuba agahinda n'umubabaro. Ndakunyinze ngo abari aha twese duhe kuhaharanira none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka tubanze kubakira rero, twakira abantu bose bari aha ngaha, ari abaturutse mu mpande enye z'iki gihugu, bakaba bateraniye aha ngaha. Mwese turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi ni ibintu bikunda kubaho, ariko ni ikintu kitajya kimenyerwa, kuko kubura uwawe ni ikintu kiba kigoye, ariko byanze bikunze niko bigomba kugenda. Mbere yuko rero dukomeza ku zindi gahunda, tugiye guha umwanya umukuru w'umuryango kugira ngo atuyoborere gahunda yo kuyobora ibijyanye n'amateka y'unyakwigendera. Noneho narangiza kubiyobora arongera kudusubiza gahunda kugira ngo dukomeze. Murakoze. Muraho mwese, mukomere, mwihangane, mwe guheranwa n'agahinda niko bisanzwe, no kubyakira kuko nta kindi dushobora kubikoraho. Ndagira ngo hari umwana nateguye, Direba, naze nawe amfashe mu buryo bwo gutanga amateka ya nyakwigendera. Karibu. Iriweho. Ngiye guha
uhagaze hano kugira ngo ngerageze kuvuga mu ncamake y'ubuzima bwe, kuko ubuzima yabayeho ni burebure, ntabwo dushobora kuvuga nonaha ngo tuburangize, no kuvuga muri make. Ku ruhande rwanjye, mbere yo kugira icyo no kuvuga shangazi uwo ari we, kamvuge ngo umuryango wacu ubuze umuntu ukomeye. Kuva namenya ubwenge menya amateka y'umuryango wacu, wambaye hafi kugira ngo mbashe kumenya mu mateka ni shangazi. Papa wanjye sinigeze ngira amahirwe yo gukura mubona, ariko shangazi buri teka niwe wambwiraga ngo papa wawe yari ameze utya. Ibyo bikampa kumubona kuko nk'uwo nabashe kubona. Shangazi yaranzwe n'urukundo mu buzima bwe, yarwanye ishyaka ry'umuryango. Nta mwana witwa ko ari uwa musaza we cyangwa uwo afitiye amaraso ye yigeze yemera yuko ajya kure ye. Ndabyibuka tuva muri Kongo, murabizi mwese ni amateka dusangiye, bamwe bagiye banyura hirya nyuma tukaza guhurizwa hano. Shangazi menya yuko twe twanyuze mu Bugesera, amenye yuko turi mu Bugesera, yaravuze ngo reka njye kureba abana ba musaza wanjye, kuko papa we yari yarapfiriye muri Kongo. Yahagurutse hano mpaka mu Bugesera. Icyo gihe murumva nta telefone yariho, kwari ukugenda ayoboza. Icyo nta kindi cyayimukoreshaga n'urukundo. Ibyo ntibyarangiriye aho, nuko umuvandimwe wanjye wundi nta uri hano, Amani, ikintu yatubwiraga ngo mujye mukundana, kuko papa wa Dieve yari inshuti yanjye. Shangazi ndabyibuka dusubira muri Kongo, yabaga i Burungu, twebwe tuba hitwa Impanamo. Murumva urwo rugendo rurimo, iyo ntera irimo, ariko ntabwo yigeze azakora ajya kureba abana ba musaza we basigaye. Shangazi yarazaga akaza kundeba. Na mushiki wanjye yari yarasigaye hano mu Rwanda, ninjye wari warasubiyeyo na mama n'abandi barumuna banjye. Ibyo byakomeje kunyubaka mu rukundo rwo kurushaho gukunda shangazi. Shangazi iyo muvuga nk'umuntu umuzi. Urwo rukundo n'ubundi yarutoje na Amani yaba muri vacances yazaga kunsura, vacances yindi nkajya gusura Amani mu Burungu. Amani ni inshuti yanjye, raso yanjye. N'uyu munsi muri telefone zacu buri wese yanditsemo ngo maraso yanjye. No kubera urwo rukundo shangazi yadutoje. Ibyo ntibyagarukiye aho, hari abana ba musaza we baje kuza nyuma. Shangazi yabarwaniye ishyaka, hari n'abandi bantu bo mu muryango, ariko shangazi niwe wahagurutse. Ngira ngo wenda bamwe muri hano ayo makuru mushobora kuba mwarayamenye. Niwe wenyine
wabashije guhaguruka aravuga ngo abana ba musaza wanjye ntibashobora kwangara kandi ndi hano. Yarahagurutse araza abarwanira ishyaka. Rero ibyo numvaga ari cyo mfite ku mutima wo kubabwira mu ncamake z'ubuzima bwa Shangazi. Ubuzima bwe ni urukundo, ni ukwihangana. Buri gihe yarakubwiraga ngo ihangane. Mbere y'uko yitaba Imana naje kumutwara tugiye kumuvuza. Uwo munsi numvise narira. Icyatumye numva mu mutima wanjye ngize agahinda nuko buri gihe Shangazi yarakubwiraga ngo komera, ihangane. Ariko ngiye mubonye uwo munsi numva noneho ni ngewe wamubwira ngo Shangazi komera, kuko nabonaga ubuzima bwe buri kugenda tubureba. Muri make rero amazina ye yitwa Mukamunana Stephanie. Yavukiye muri Kongo Masisi. Yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1945. Nuko uwacu ugiye nyine no wawe ubukuvuyemo ubukwiye kubabara, ariko mu by'ukuri kubera umusanzu yatanze n'ubuzima yabayemo hano ntabwo twagakwiye kubabara. Ngiye manukana na babyara banjye nababwiye ngo uwumva ashatse kurira ntarire, ahubwo azamura isengesho muri we asabira Shangazi. Papa we rero ari we sogokuru wacu yitwaga Nyamusharinga Ildefonse. Mama we ari we nyogokuru yari Mukamanzi Beransira. Yashakanye na Sasita Jean, yabyaye abana 10. Abana be bose abavuye mu nda ye n'abana 10. Hariho 5, abandi 5 bitabye Imana. Twizere yuko abo batashye mbere ye babashe kumwakira kandi bishimye kuko yabaye intwari hano. Asize abuzukuru 24, no kuvuga ngo abuzukuru be ni 24 n'abuzukuruza 15. Kugeza uyu munsi atabarutse asize abantu bamukomokaho amaraso ye 49. Murumva yuko ni imbaraga asize, kandi turahamya yuko urukundo mbese muri make imbuto yasize abibye zizagera kuri benshi, sibyo? Abuzukuru zabe bari asize nabo bazabyara, n'umusanzu asigiye igihugu. Ubwo rero muri make nayo mateka ya Shangazi nagira ngo mbagezeho. Murakoze. Niba hari undi mu muryango ushobora guhaguruka akavuga, karibu. Hari ufite ijambo wundi turakenera 2. Murakoze. Navuga amateka y'umubyeyi wanjye. Mama yaratureze adutoza umuco wo gukundana. Mama nta mwana yataye mu ziko, twese yadufashe neza. Mama naramurwaje akajya ambwira ngo mwana wanjye ihangane, ariko iminsi yanjye ni mikeya. Nkamubwira ngo ihangane uzakira, ngo hoya ntago nzakira. Turi hariya ku bitaro akajya ambwira ngo hamagara aba bana baze mbasezere. Abana baje atagishobora kuvuga ngo avugane nabo. Umubabaro waranyishe ndebye uburyo mama ari kubabazwa. Nasenze isengesho rinkomeza ndavuga Mana rero ufite imbaraga zo gukiza
kandi ufite n'imbaraga zamujyana. Ndakwinginze ngo wururuke ukore uko ushaka. Ntabwo Imana yantetereje, narebaga sonde iri mu mazuru mugaburiramo amata nkumva umubabaro uranyishe. Gusa Imana imwakire kandi ntidusigare nk'imfubyi. Imana izabane natwe. Murakoze nayo mata. Mama twabanye igihe kinini, urugendo rukomeye cyane twabanye na mama, ntabwo ndi kubyibagirwa, ndi kujya binza nkumva biranga, ariko mama yaraturuhanye cyane, arihangana arakomera. Mama yararwaye cyane, tugendana urugendo rukomeye, akomeza ndamurwaza, turagenda ahantu henshi cyane, nagiye mara nk'amezi murwaza ariko biranga. Aho hose yajyaga ambwira ngo uzihangane kandi nimba asiga muzakomere, muzagira urukundo, muzajya mukundana, nimba asiga ntimukaryane kandi muziyubake nk'umuryango. Amubwira ngo ntabwo uzapfa kandi nubura umuntu ugutabara uzajya uhamagara Imana izakumva vuba. Iryo jambo yararimbwiye. Rero mama ngewe dufitanye amateka akomeye, niyo mpamvu biri kwanga kumvamo cyane, kubera ko twagendanye urugendo rukomeye, kugira mbura ikintu navuga, kubera ko yanganirije byinshi, ambwira byinshi cyane, umva ntashobora no kubisaba. size ni intimba. Uyu munsi nari nzi ko uzagera. Mama yafashwe guhera 2018 niga muri kaminuza. Mushiki wanjye uriya nkurikira niwe wamubayeho, namushakiye ahantu bajya kumuvuza. Yafashwe umunsi ndi kwandika igitabo. Navaga i Kigali nkajya Gisenyi, nkataha i Kigali nanone nkabihuza n'amasomo n'akazi. Yize amahirwe aroroherwa, ariko urwo rugendo rwose kugeza iyi myaka ishize ntabwo yongeye kuba muzima nkuko byari bisanzwe. Nahoraga nicara ntekereza ko igihe kizagera, ariko ngasaba Imana umutima wanjye avuga ngo byibura mama najya gutabaruka uzareke mushyingureho. Tuba mu birere bitandukanye kandi burya ntago urupfu ruteguza n'ubuzima buba bugoye. Iryo niryo sengesho navugaga. Mama asize umuryango mugari, umwana muto urimo hari yareraga ni murumuna wanjye Azarias, ariko nawe ni umugabo ashoboye kwitunga. Rero uyu munsi kuri nge nagahinda, ariko nanone ndanezerewe kubwo mpagaze ahangaha ngo mperekeze umubyeyi wanjye ataha amahoro. Urugendo yakoze rwari rukomeye, yaratureze turakura, abana n'inshuti n'abavandimwe, abana nabo basenganaga. Ni ahantu na hamwe ngiye ku giti cyanjye nk'umwana we namunenga, ni ishema kuri ngewe, ariko nanone binsigiye agahinda n'intimba. Kuri bashiki banjye n'abavandimwe rero mukomere. Ijambo rimwe ryonyine ngewe ngera hano nza nasanze akivuga, sibye abana banjye na madamu nibo batigeze bumva ijwi rye. Akimbona yarahagurutse kandi yari amaze igihe adahaguruka, turaramukanya.
arambwira ngo urukundo nabatoje muri batoya, urukundo nahoraga ndirimba muri mwe, uca bugufi kwanyu, ubu niho mugiye kubigaragaza. Mwarabibwiwe nkiriho, ariko igihe ngiye kuzaba ntakiriho, muzakundane. Mugakunda abavandimwe banyu gusa n'abaturanyi banyu n'inshuti zanyu naho mukora naho mujya hose. Rero urukundo niryo jambo nasigaranye kuri njyewe, kandi niryo jambo rinkomeza, niryo jambo nzasigarana. Murakoze. Niba hari umuturanyi we ushobora kugira icyo avuga nawe yahaguruka tukamuha umwanya, hanyuma gahunda tukazisubiza itorero. Sawa, murakoze kuba muduhaye gucunguza umwete. Muryango urakoze. Turaza kongera kubona kandi kanya tuvuye hepfo. Nta kibazo, ntawe dupfukirana cyangwa ngo tumubuze kuvuga, ahubwo turaba tuvuye hepfo gushyingura. Ndatekereza turi bugaruke hano, abatavuze nabo baraza kugira icyo bavuga, nta kibazo. Ni ukwihangana muri iyi si niko bimeze, kandi isi dutuye ni isi y'icyaha nyine, nta kundi byagenda. Icyaha nicyo cyazanye urupfu, ariko hari icyo bigomba kutwigisha, kandi hari aho bigomba kutuvana n'aho bigomba kutugeza. Ni kuri buri wese rero n'ubundi gutekereza ku iherezo rye, kuko gutekereza kuri uyu cyane, uyu we yarangije ake, ahubwo buri muntu wese atekereze ku iherezo rye. Abafite indabyo basange umuntu uri hariya inyuma, noneho abandike kugira ngo babashyire kuri gahunda. Murebe Eric Gakufi. Haleluya. Agoye kugira icyo umuntu avuga ahumuriza abantu bahuye n'iki kibazo, ariko kubw'ubushobozi bw'Uwiteka Imana iduha amagambo meza yo kugirango iduha amagambo meza dukoresha duhumuriza imiryango iba yahuye n'ikibazo, cyane cyane ko iyo twigisha ntabwo twigisha uwatuvuyemo, ahubwo turatwigisha twebwe tuba tugihumeka umwuka w'abazima. Abantu akenshi iyo habaye ikibazo nk'iki wumva uwatuvuyemo cyangwa wabakuwemo bavuga amagambo yo kumwita amazina nyakwigendera, cyangwa ngo Imana yamuhamagaye n'andi mazina nk'ayo ngayo. Ariko twebwe iyo twiga ijambo ry'Imana dusanga uwadukuwemo Imana ntabwo iba yamuhamagaye, ahubwo akenshi hari igihe Satani azana inyito zitari zimwe agamije kwangisha Imana abantu, kugira ngo abantu barakarire Imana ndetse bayange, kubera ko Imana itwara ababo baba bakunda. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo Imana iba yamuhamagaye, ahubwo ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira ku bantu baba badukuwemo. Ariko namwe nimutekereze abantu baba bapfuye ku munsi ku isi yose, iyaba ari Imana yabishe, ese iyo Mana twayikunda? Ntabwo dushobora gukunda Imana. Imana itwicira abantu, ntabwo twayikunda. Rero urumva yuko Satani ashyiramo agatego ko kugira ngo abantu bange Imana bayirakarire, bavuga yuko Imana yica abantu bayo. Rero iki kibazo cyabayeho ubwo umuntu yabaga yamaraga kugera kuri iyi si. Imana yamuremye, yamuhaye amabwiriza ndetse imuha n'amategeko yagombaga gukurikiza, ariko umuntu arangije arayica, bituma urupfu rumugeraho kuko yishe amategeko Imana yari yagize ite yamuhaye.
rero tugiye mu itangiriro turasanga amateka y'umuntu n'Imana no kuremwa kwe, uburyo byagenze no kugira ngo uyu munsi tube duherekeje mugenzi wacu wadukuwemo. Turebye hariya mu itangiriro igice cya 2 ndetse duhere ku ihingire ndetse ayirinde. Ariko umuntu ageze muri iyo ngobyi we ubwe yitekerereje ibindi, Satani yamwemereye kumuyobora maze yemera yuko iby'Imana yamubwiye atari byo, ahubwo ayoboka ibya Satani. 16 Uwiteka Imana aramutegeka ati, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, uko agireza ate, uko ashaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntukazakirye, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. No gupfa azagira ate? Imana rero yamushyize muri Edeni, imuha amabwiriza kandi imubwira n'ikintu kizatuma apfa ndetse n'ikizatuma arama. Yamuhaye amabwiriza rero, iramubwira iti iyi ngobyi ugomba kuyihingira ndetse ukarya n'imbuto ziri muri iyi ngobyi, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute? No gupfa uzapfa. Rero urumva yuko ahangaha itangiriro, igitabo cy'itangiriro kitubwira neza inkomoko y'urupfu, uko urupfu rwageze mu mibereho y'umuntu, byavuye ku kwica amategeko y'Imana. Dukomeje ahangaha hepfo ku gice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere turahasanga inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushyaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ese ibi ni by'Imana yari yarabwiye abakurambere bacu? Yari yarababwiye ko batazarya ku biti biri muri iyo ngobyi? Yego. Nahagaze ahangaha nigisha ijambo ry'Imana, ariko nzi ko hari byinshi tuziranyeho. Ubwo rero byari byiza yuko tujyana mu ijambo ry'Imana. Imana ku mbuto ziri mu ngobyi ya Edeni, ahubwo hari igiti yababujije kuryaho, ariko yababwiye yuko ibiti byose biri mu ngobyi ya Edeni bemererwa kubiryaho uretse igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ariko Satani we abajije umugore ikibazo cyo kumujijisha, ikibazo cyo kumujijisha. Rero buriya umuntu ushaka gukurura ikiganiro cy'umuntu batamenyeranye, hari igihe amubaza ikibazo cyo kumujijisha kugira ngo amuvomemo amagambo, ijambo amubajije byanze bikunze ribonerwe igisubizo. Arya buriya mbaza ikibazo nk'iki ngiki, uramutse ubajije umugabo ngo uri umugabo uri umugore, yasubiza ngo ni umugore? Yahita avuga ngo ni umugabo, sibyo? Satani rero nawe yabajije uyu mugore ngo mbese Imana yababujije kurya ku mbuto zose ziri muri iyi ngobyi? Umugore byanze bikunze yagombaga kugira icyo asubiza, asubiza Satani. Ubwo Satani yari ari kumuzana gahoro gahoro kugira ngo ikiganiro gikure, abone aho amugusha mu mutego. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi
kwemererwa kuzirya ubwo ikiganiro kiri gukura keretse koreho mutazapfa. Ubwo umugore atangiye gutanga ubuhamya, ari guha ubuhamya Satani, nyamara ari kumuha ubuhamya asanzwe azi. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Ikinyoma. Ngo gupfa ntibazagira batera, ntabwo bazapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Bari bazi icyiza, ntabwo bari bazi ikibi. None bakeneye no kumenya iki, bakeneye no kumenya ikibi. Nyamara muri icyo kibi harimo agahinda, muri icyo kibi bashaka kumenya harimo amarira, harimo ibyago, harimo gupfa. Ibi byaduhurije aha ngaha. Umuntu ajya akenera kumenya ikibi kandi icyiza kihari. Imana yababujije kumenya ikibi, Satani babwira ko kumenya ikibi arimo ubwenge bugize butera, harimo ubwenge buri. Maze umugore nawe aramwumvira, maze yumva yuko ibyo uyu mwanzi amubwiye birimo ubwenge. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibicocero by'imitini biremeramo ibicocero. Badoze ibibabi by'imitini bidoderamo ibicocero, icyari ubwenge kibambitse ibicocero. Bariye ku mbuto z'igiti bashaka ubwenge, ariko ubwenge bwabo icyo babubonyemo nuko bambaye iki? Bambaye ibicocero. Rero icyaha cyambika umuntu ubusa, maze agakorwa n'isoni. Icyaha aho kigeze umuntu nugukorwa n'isoni. Nugukorwa n'isoni niho icyaha kigeze umuntu. Reka dukomeze twumve ijambo ry'Imana icyo rikutubwira. Aha ngaha n'ubundi mu Itangiriro 3:16 kugeza 19. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Ese umudamu yatwita ajya babara? Ibyabayeho rero cyangwa ibyo Bibiliya ivuga ntabwo ari ukubeshya, ahubwo ni ukuri, kuko ibitubaho tubisanga muri Bibiliya. Nzagwiza cyane kubabara kwawe ugize ute? Ufite inda. Abadamu iyo batwite barababara cyane. Ibi byose byavuye ku cyaha cyakozwe n'abakurambere bacu ubwo bicaga amategeko y'Imana. Uzajya ubyara abana ubabara, bifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Aha ngaha ho umenya byarahindutse. Ubu ngubu ni ugutwarana, ntabwo abagabo bagitwara abagore, ahubwo baratwarana. Ufite ijambo niwe utwara undi. Ubwo rero ibyo nabyo bigendana n'ibihe tuba tugezemo, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko umugabo azatwara umugore. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Uzajya urya ibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka
imana iremera adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Rero imana ntabwo yamanuwe no kuza kubahana gusa. Hari amatangazo imana yari ifite ubwo yamanukaga ije kureba ababyeyi bacu mu ngobyi ya Edeni. Hari ibyo yari igiye kubatangariza bivuye ku cyaha bari bakoze, ingaruka z'icyaha zagombaga kubabaho, ariko nanone imana ikabatangariza yuko nubwo bahuye n'icyo cyaha ariko ibababariye, ko ibageneye incungu, maze ibereka intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, irabambika, ibakuraho ubucocero bari biyambitse, irabambika. Iyo wakoze icyaha nubwo ingaruka zikugeraho, ariko Imana iba yiteguye kukubabarira. Rero bavandimwe, icyatugejeje ahangaha nicyo turi kuvuga, ni icyaha cyatugejeje ahangaha, nicyo gituma duhura n'izi ngorane z'agahinda, tugahura n'ibibazo byo kuri iyi si nk'ibi twahuye nabyo by'umuvandimwe wadukuwemo. Ibyo byose biba bivuye ku ngorane zavuye ku kwica amategeko y'Uwiteka. Ese n'ubu turakica amategeko y'Imana? N'ubu turakica amategeko y'Imana, ariko Imana ihora yiteguye kutubabarira mu gihe twisubiyeho tukihana. Icyo gihe cyose, haba nijoro cyangwa ku manywa, ibyaha byose waba warakoze, Imana ihora yiteguye kukubabarira. Nta muntu ugera kure aho Imana itamukura. Nahacu, naha buri umwe wese kwitekererezaho, akamenya umunsi rwamugezeho uburyo azaba yiteguye. Erega iyi niyo nzira tuzanyuramo. Uyu mwanya tuba turi kuvuga kuri ibi ngibi, ariko natwe twiyitekerezaho ku munsi twageze kuri uru rwego. Natwe buri wese urupfu rwamugeraho ku myaka afite. Ntabwo urupfu rwagenewe abakuze gusa, abantu bose imyaka bagezeho bashobora gupfa. Rero buri wese ku myaka ariho afite kwitegura umunsi urupfu rwamugezeho, icyo yakora cyangwa icyo yaba yarakoze mu kwitegura ubugingo bw'ahazaza. Aho abakristo batandukanira n'abatari abakristo, cyangwa aho abizera kuzabona ubugingo buhoraho batandukaniye n'abatabyizera, nuko bazi ko nubwo bapfa na nyuma yo gupfa bazongera bakagira bate? Bakabaho. Aho ngaho niho batandukaniye. Ariko abandi babaho nk'abatagira ibyiringiro, babaho nk'aho ubuzima bwabo buzarangira hano ku isi. Nyamara siko bimeze. Nubwo twapfa tuzongera tubeho ubwo tuzimana n'Imana mu ngoma idahanguka. Paulo rero yandikira Abakorinto igice cya 15 ku murongo waho wa 51, ibyo Paulo yandikiye Abakorinto yarababwiye ati, kuri uyu murongo wa 51 yaravuze ati, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubura, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi umubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Haleluya. Paulo yabwiye Abakorinto, arababwira ati, uyu mubiri upfa uzambikwa kutagira ute? Kudapfa. Paulo yari afite ibyiringiro yuko Imana nigaruka, mu gihe yari arimo we yari afite ibyiringiro yuko Yesu Kristo azagaruka akiriho. Rero Kristo azagaruka n'ubundi hari abariho, ariko hari n'abazaba barapfuye. Kristo azagaruka hari abariho, hari n'abazaba barapfuye, ariko abo bose bazahindurwa mu kanya nko guhumbya. Uyu mubiri upfa tuzambikwa undi mubiri udapfa. Ariko uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu mubiri upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe?
warupfuwe urubori rwawe rurihe? Ni ukuvuga yuko abizera Kristo bazabyinira hejuru y'urupfu ndetse barushinyagurire. Ntabwo urubori rwarwo ruzaba rugifite icyo rutwaye abantu. Urubori rw'urupfu rero ni ugupfa, ariko abizeye Imana ntabwo baba bapfuye, ahubwo baba basinziriye. Twizeye yuko abapfuye bizeye Kristo ari ugusinzira. Ubwo impanda y'Imana izavuga, buri wese azakanguka. Araba ariho n'abapfuye, ntawe uzatanga undi kubona Kristo, ahubwo kuko bazaba bizeye Kristo, buri wese azazamuka mu kirere asanganire Kristo. Ndabikwifurije, nawe ubinyifurize mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze mwene data ku mpanuro nziza duhaye ndetse n'ihumure rikomeye. Turi mu bihe bigoye, ariko muhumure, Kristo yaranesheje. Kristo yaranesheje. Ibyo byiringiro ari ibyawe, ari ibyanjye muri uyu mwanya, kugira ngo ho kuzaboneka amagambo akomeye cyane avuga ngo sinigeze kukumenya, ahubwo uzabwirwa amagambo akomeye cyane ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, ngwino mu bwami bwa sobuja. Ayo niyo magambo nakwifuriza umuntu wese uri aha ngaha, kugira ngo bibi byundi ize nayo itunyurizeho indirimbo imwe yonyine. Bihuta. ubigiyemo hari nta wumuti. Neza bongeye kutubwira igitekerezo cyiza gikomeye cyane cy'umubyeyi Doroka wafashaga abantu benshi, nyamara biza kuba ngombwa yuko arwara ndetse arapfa. Babandi yafashaga bumva bibakoze ahantu, bananirwa kubyakira, bihutira ku mugaragu w'Imana, baramubwira bati turashaka kutuzurira Tabita kuko ibyo yadukoreye ni byinshi kandi kugenda kwe birababaje cyane kuri twe. Pawulo abonye ibibaye atakambira ijuru, Imana yemera igisubizo cye, ibazurira Tabita, iramubasubiza kubw'ibyiza yari yarakoze ndetse no kubw'imirimo myiza yaranze Tabita mu mibereho ye yose. Birashoboka ko Tabita atakiriho, nubwo yazuwe yongeye gupfa, siko bimeze, kuko ni mu isi nyine, mu isi niko bimeze. Umuntu wese igihe cyose Yesu atarahagarara ku bicungo ahamagara avuga ngo muze, ntabwo niyo nzira ya buri wese, inzira no kunyura mu rupfu kubw'ingaruka z'icyaha. Ndetse umugaragu w'Imana yaranditse ngo icyaha urupfu rutwara n'abatakoze icyaha. Birumvikana, ntabwo urupfu ubungubu ntabwo urupfu rutwara abakoze icyaha gusa, ahubwo n'abatakoze icyaha urupfu rugenza ute? Rurabajyana, kuko Pawulo we yaravuze ngo, yavuze amagambo akomeye cyane ubwo yarashoje urugendo rwe, aravuga ngo yarwanye intambara nyinshi, ngo yarwanye intambara nyinshi, ariko avuga amagambo akomeye cyane kubwo kwihana no gukorera Imana, avuga ko abikiye ubugingo bugenza ute? Buhoraho. Iyo ngiyo niyo yakabaye intego ya buri wese, kumva yuko ku iherezo ry'uru rugendo uzabona ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho buraharanirwa. Ntabwo ari buri wese wapfa kubujyamo uko yiboneye, ahubwo umugaragu w'Imana yaranditse ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Turi kwihutira kujya ku musozo w'iki gikorwa cya mbere, ariko reka dusabe uriya mugenzi wacu wadufashije mu mateka, niyegere hino mubwire icyo adufasha mu buryo bwihuse. Ari hano hafi? Manza ntawe uri hano hafi, ariko nta kibazo, turafashanya. Turagira ngo dufate amafoto makeya y'urwibutso. Ahangaha tugiye gusaba abana ba nyakwigendera kugira ngo begere hino babafate amafoto. Nibamara kubafata amafoto,
ubwo turababwira abandi baza gukurikiraho bihuta mu gihe hari umuntu yego ndabona nawe yaje yegera hino kugira ngo atuyoborere iki gikorwa akidufashemo. Abana b'uyu mubyeyi watashye bakwegera hino bagahagarara hano bakabafata ifoto, noneho abandi uko bari buze gukurikirana muri aya mafoto mugenzi wacu arabidufashamo. Akoze mana arihe? Amani ari wowe uri ikigori. Esther, basha ureba bari hanze bose ba famiye binjire. Abatuyobora umuhango w'amafoto nabo bagize neza, kandi noneho tugiye gukurikizaho, tugiye gusoza iyi gahunda ya mbere ibanziriza ahangaha, tugiye kuyisoza n'amasengesho na mushiki wacu. Niturangiza kuyisoza murongera mwicare tubabwire gahunda y'uburyo tugiye gusezera tunasohoka. Birumvikana twese duhagaze. Umuco bugufi dushima Imana. Turagushimye mubyeyi mwiza, tugushimye neza abantu n'uburinzi bwawe butangaje bwashoboye kubana natwe. Wemeye ko tugeza muri amasaha turi bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kuko hari benshi hirya no hino baze kuva mu mubiri bari muri uyu muhango turimo ahangaha, ariko ndakwinginze twese hirya no hino twese ubashe kuduhumuriza imitima, kuko ni benshi babaye muri iki gihe mubyeyi mwiza bitewe n'uko baba bakundaga, ariko ndakwinginze mubyeyi mwiza ngo usange umuryango w'abana bavemo umubyeyi wabo mutangabugingo, ubahumurize bamenye ko ari wowe byose, ugushikamisheho umutima ngo uzamurinda amahoro masa. Niyo mpamvu muri aya masaha tukwiragije ngo turinde kandi tugire neza, bose bahumurize byo kwimanga udatsinze twishimye nk'abana bawe. Mubyeyi mwiza rero dushoje gahunda ya mbere mutangabugingo, tukuragije n'ikurikira mubyeyi mwiza, hari n'abandi bakimayira baje gutabara gufata mu mugongo abantu bari ahangaha bose. Tubagushima ko no mu biganza mama Imana ngo nibaganga ari bazima, turakunezerwa mubyeyi mwiza. Ngo twibanire muri byose mutangabugingo, ubwo gahunda zikomeje mubyeyi mwiza, ugumye ubane natwe, uturinde gucikamo igikuba, uturinde Satani n'ingabo ze. Abamarayika batacumuye ngo baza kutugota mu muhango turimo mubyeyi mwiza, nusoza amahoro turakunezerwa mubyeyi mwiza. Ngo nutubane muri byose bishaka n'ibyo ukunda byone kuri bwoko bwawe, abdura nakwingira bose kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Gahunda yo gusohoka rero tugiye gusaba umukuru w'umuryango aze adukingurire ahangaha kuri serikeye. Namara kwakingura turifuza gusezera duturutse kuba inyuma, kandi abarajya bamara gusezera murajya muturuka muri ruhande, nta muntu uturuka muri ruhande zino, ahubwo turajya tuzunguna kurya dusezere, turangiza dusohoke twerekeza ku irimbi. Nta bantu dushaka ko bahagarara hano hanze, ahubwo ni ukumanuka, kuko umurambo uramanuka mu modoka kandi ntabwo muragereka n'imodoka. Siko bimeze? Yego, ubwo tugiye guhaguruka rero. Umukuru w'umuryango turagenda neza kandi muri gahunda, ntagira abaza kuvunda, tugende ku mirongo rwose kandi dutuje kugira ngo dusezere umubyeyi wacu.
unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Bari kwirembo nuko araje kandi ageze kwirembo. Noneho abakuru b'amatorero bari aha ngaha n'abapasiteri, turabizi yuko uyu murimo n'uw'itorero kandi twese dufatanyirije hamwe kuyobora ubwoko bw'Imana maze tugafatanya. Niba bitari hafi ntacyo twakoresha n'itaka, ntacyo biba bitwaye. Muzana igitiyo ngugu, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Abagize umuryango nabo bigire hafi. Imana nkuru data wa twese, ise w'umwami wacu, bavuye mu mukungugu kandi nimo tuzasubira, ariko dufite umwuka wawe utabora kandi udapfa. Ndakwinginze Mana yanjye kutuba hafi no zatuzura ku Yesu. Nzabona Yesu mu maso, umunsi azatujyana, niho nzamwitegereza, ari we wamfiriye. Shira kuri wifi turonkawe rwose, abo yitoreye bazimana nawe mw'ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo, azaba yabararitse, azajyana nabo, tuzajya dukorera umwami tudahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe, maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mw'isi, tuzateranywa tujyanwe mw'ijuru. Azaba yabararitse, ubwo azabahamagara, azaba yabararitse, abazaca
abatumira azajyana nabo uzukumubiruremba kandi umwanza akaze utegereze nyirubu weba masutarambirwa komeza yusa bakomeza yusa bajawiri iteka kumanyana nijoro ntugahweme gusaba zembi bishyukwa imbere yawe reka imitima myinshi usaba mu Kristo umamara kwiteze ibuka uko yaguhore weba muvusha amaraso komeza kugira ruvuma Yesu ngumwami Yesu azagira ubwakurana uhora umwizigiye ijana na cumi nta nshuti zizihwanye na Yesu nta n'imwe nta n'imwe nta wundi wabasha kudukiza nta wundi nta wundi Yesu azebe torusha byose azabana natwe iteka nta nshuti zizihwanye na Yesu nta n'imwe nta n'imwe nta nshuti nkawe nta n'imwe nta n'imwe nyamara ntabwo yoroshya nkawe nta n'umwe nta n'umwe Yesu azebe turusha byose azabana natwe iteka nta nshuti
zibanye na Yesu nta n'imwe akanya gato tutabana ye ntako nta joro ryira tutari kumwe ye ntaryo yesazi biturusha byose azabana natwiteka nta nshuti zibanye na Yesu nta n'imwe mbese haruye sana nta n'umwe mbese hari umunyabyaha gusa nta n'umwe mbese haruya vuze juru nta n'umwe mbese aze betoro azaba nana kwiteka na Yesu nta n'imwe ijana na cumi n'ebyiri kuraguka umusaraba wawe mwami nibyo byambeshaho sinita ku mabyeyi neza gakiza k'umusaraba urabo rw'igorogota rino bisambeshaho mbega amaganga y'imbe yanjye yose yo kurabuka Yesu ubwo ntari nkibona umukiza yanyakiye shimo nta n'ubundi ngeri bindwanya umurabuka n'ibyo byangiza urabo kw'igorogota n'ibyo bihabukwa Yesu
151 151 Kanije by'igihugu cyege kundero nzagera izuba rirenze ariko sikamba yesaza merayo azari takawi nyenyere besika ambaryange yesaza merayo azari takawi nyenyere ingira mahirwe nk'abana ba Yesu azari takawi nyenyere ikango ensenge biyeshejwe nawe mugarurira baze nagaruka kuri wa munsi ubwiza nzatakwe w'inyenyeri nyinshi mbesika ambaryange yesaza ngerayo azari takawi nyenyeri ningira mahirwe n'abana na Yesu azari takawi nyenyeri bitavugwa mbonye iyeye rikwikamba ryanjye mbese ikamba ryanjye yesaza merayo azare takawi nyenyeri ningira mahirwe n'abana na Yesu azari takawi nyenyeri kadusaba bafunda aho bagejeje bareke barekeye aho ngaho ibindi baraza kubikora nyuma kuko murabona ikirere gishaka guhinduka noneho uyu mwanya tuwuhe ukuriye umuryango ayobora igikorwa ayobora igikorwa kigezweho murakoze murakoze tugeze mu muhango wo gushyiraho indabo ibi n'ikirere tugiye kwihutisha kugira tugere vuba aba mbere ni abana be n'ubundi nabo bari buze gushyiraho ururabo kabiri ni famiye saa sita nayo iraba yitegura nyuma y'abana be twakigira vuba tukihutisha ababafashije baregera hino abegera hino famiye saa sita nayo iraba yitegura nyuma y'abana be na famiye amani nabo baregera hino n'abakwe be nabo baregera hino ndi kubasomera rimwe kugira ngo babe bari hafi bitegure tuba dusubiramo nyuma abandi ni famiye Kariste nabo baregera hafi famiye Ngwije nabo baregera hafi na famiye Mama Boni nabo baregera hafi reka twihutishe noneho abana be bahatambuka
agashyiraho ururabo. Famiye saa sita nabo baraba begera hino. Abafata ifoto ntibagere vuba. Murakoze. Famiye saa sita bose aho bari begere hafi. Yego. Famiye Amani nabo babegera hino. Fata ifoto. Amani famiye yawe yegera hino. Nyuma ya famiye Amani abakwe be barabegera hino. Nyuma y'abakwe be haraba hitegura abuzukuru. Famiye Amani. Iyi foto. Abakwe be nabo bakwegera hino. Arambika. Abuzukuru babegera hino na famiye Kaliste tegura. Abuzukuru mu gihe bakiri kubitekerezaho, famiye Kaliste ndi kubona baje abuzukuru. Abuzukuru bose begere hino. Yego. Yego twese. Twese tugaragare ku ifoto. Turatambuka. Famiye Kaliste nabo babegera hino. Famiye Ngwije nabo bitegura. Famiye Kaliste ni karibu. Yego, ufate ifoto neza y'urwibutso. Yego, famiye Ngwije nabo babihuta na famiye Maboni nabo bigira hafi, ndetse n'abakoranye na Amani nabo babitegura. Famiye Ngwije bakwegera hafi. Yego, banyarutse. Yego, famiye Maboni nabo babigira hafi. Famiye Maboni
bakwegera imbere. Abakoranye na Amani nabo bitegura neza. Famiye Mwaboni mufate ifoto neza. Barakoze. Abakoranye na Amani nabo bakwegera imbere. Abakoranye na Amani mu gihe abakoranye na Amani bari gushyiraho ururabo n'abandi tutabashije kwandika baba bafite ururabo bakwegera hino. Ndabona ntabahari. Murakoze cyane, reka dusubize mikoro bayiduhaye. kaduha umwanya umukuru w'umuryango atubwire gahunda iri buze gukurikiraho nituvanga, hanyuma dusenga Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha bagize umuhate wo kugera aha ngaha mwese. Aho tugereye rero nuko mbasaba mwihangane n'ubundi nk'uko mwabyihanganiye, tugere kuri barisa ariho tujye gukarabira, hanyuma ibindi nabyo bigakorwa aho ngaho. Murakoze. ngo tubere umuhumuriza, ari twe dufata umwanzuro wo gukunda wo gukorera. Ubwo dusigaye kuri nose ntacyo twatanze, tugiye kwisubira kugira ngo tuzabe izina rya Yesu. duhagaze twese witangize n'iyi ndirimbo nguhungireho kubw'imbabazi
imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira ntinabasha kwikiza ndagushaka unyuhagira imbyiro mutabazi negupfa nuko nkiri muzima mwami nguhungireho no ku munsi w'imanza ningeri imbere yawe ayirutare rw'Imana uzandeke nkwisunge dusenge Imana uwera w'Isirayeli Imana igira neza Imana y'ubuntu nanone turagushimye ko wabanye natwe mu bikorwa byose tukaba tugejeje aya masaha nta wavunitse nta wasitaye iryo nishimwe ryawe uhabwe icyubahiro nanone tugiye kubana nawe muri aka kanya umwana wawe agiye kubumbura ibyanditswe byera turakwinginze kugira ngo ari we uvuga ndetse ari nabumva nyaguhora ku ngoma buri wese umwumvishe ibyo akwiye kumva mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe reka twongere gushima Imana tuzamuye ikaba itugejeje amahoro Imana yacu ihabwa icyubahiro dutangiye mu gitondo twayiragije kandi tuyisaba kutuyoborera gahunda yabikoze na n'ubu iracyabikora Imana yacu ihabwa icyubahiro tugiye kuganira mu magambo make ku masomo atarenze 3 gusa magambo atubwira ngo umuzuko w'abakiranutsi umuzuko w'abakiranutsi muri cisha bugufi dusenga Imana aburyo guhumuriza imitima yacu turakwinginze ngo uzubane natwe kandi twongeye kugusaba kugira ngo umuntu wese umuhe kwitekerezaho kuko igihe kigiye kuzagera abapfuye bakazuka twese two kuzaheranwa n'ikuzimu ahubwo tuzazukire kugusanganira ngo umwami wacu twategereje atuzaniye agakiza tubere ibyiringiro kandi umuntu wese umuhe kwisuzuma none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Yego ku magambo tugiye kuko ibiri hari imizuko ibiri hari umuzuko w'abakiranutsi hakaba n'umuzuko w'abanyabyaha ushobora kwibaza uti kugira ngo habe imizuko ibiri bizaterwa n'iki Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane ari hano yego ababwira yuko agiye kandi azagaruka kandi ubwo agiye akazagaruka azagaruka kujyana abamwiteguye kugira
yongera kuvuga amagambo akomeye cyane ko agiye kudutegurira aho tuzaba kugira ngo ahari natwe tuzabaneyo nawe. Umuntu yakwibaza ati se ko abantu barwara bagapfa bazabana nawe aho hantu ryari mu buhe buryo? Ariko yabisobanuye neza atubwira yuko urupfu dupfa urunguru nk'uko mugenzi wacu yabitubwiye, uru rupfu ni ugusinzira, ni ibitotsi. Kuko nk'uko nababwiye yavuze amagambo akomeye cyane ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu ki? Abapfa bapfiriye mu mwami. Niba abapfa bahiriwe, niba bapfiriye mu mwami, muri iki gitabo, mu gitabo cy'Abakorinto badusomeye amagambo akomeye cyane atubwira ngo ntabwo tuzabanziriza na hato kujyanwa mu ijuru dusize abapfuye, oya, ahubwo ngo bazazurwa. Bazagenza ute? Bazazurwa. Nibamara kuzurwa natwe abazaba bakiriho duhindurwe mu kanya nk'ako guhumbya. Haleluya. Duhindurwe mu kanya nk'ako kugenza ute? Guhumbya. Uyu mubiri uyu nguyu upfa tuzawamburwa maze twambike umubiri utagenza ute? Twambikwe umubiri udapfa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze amagambo akomeye cyane hano muri iki gitabo cy'urwambere rw'Abakolosayi. Bafite Bibiliya turajyana. Urwambere rw'Abakolosayi yavuze amagambo akomeye cyane mu gice cya 4 ahereye ku murongo wa 13 aravuga ngo kuzuka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Kuzuka kwande? Kwa Kristo, agerekaho n'umuzuko w'abagenzi ute? W'abapfuye. Yesu Kristo yaje muri iyi si, avukira muri Mariya, arakura, ageza igihe cyo gupfa, arahambwa, ku munsi wa gatatu agenza ute? Arazuka. Mujakazi w'Imana yandika amagambo akomeye cyane aravuga ngo iyo Kristo aza guhera mu gituro ngo nta byiringiro byo kubaho twakagombye kuba dufite. Ariko Kristo ntabwo yaheze mu gituro, ahubwo yagenze ute? Kristo yarazutse. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko abapfuye bamwizeye bose bazagenza ute? Abapfuye bamwizeye bose bazazuka. Kandi nibazuka ntabwo bazongera gutura kuri iyi si, ahubwo bazazamurwa mu ijuru. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Pawulo arandika ati ariko bene data ndushaka ko mutamenya ibyo abasinze nka babandi badafite ibyiringiro. Mutababara nka babandi badafite iki? Pawulo arashaka kudukomeza yongera kutwereka yuko abantu bataramenya Yesu n'abamenye Yesu bagomba kugira itandukaniro byanze bikunze. Itandukaniro rigomba kubaho. Ntabwo tugomba kubabara nka babandi badafite ibyiringiro, ahubwo kuko twamenye yuko hari umuzuko w'abapfuye, ntabwo tugomba kubabara nk'abo ngabo bataramenya ibyo ngibyo, kuko twe twabimenye hari ikibi ngibi bishaka kutubwira. Akomeza agira ati ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akazuka, ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akagenza ute? Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu, izazurana na Yesu abasinziriye muri we. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Izazurana na Yesu abasinziriye muri we. Hano hari akagowe, hari abantu, hari ugusinzira k'uburyo bubiri. Hari ugusinzira uko bisanzwe, hari ugusinzira umuntu yavuye mu mubiri, hari no gusinzira uri muri Yesu, hari no gusinzira utari muri Yesu. Muribuka igihe Yesu yari yatembereye, bamubwiye ngo Lazaro ararwaye. Aragenda ajya mu nshingano nk'uko yari yazitorewe. Agezeyo hashize iminsi 2 bamubwira ko Lazaro yapfuye. Bamubwira ko Lazaro yagenze ute?
arababwira ngo Lazaro ntago yapfuye ahubwo arasinziriye. Abigishwa bagira ikibazo ko batubwiye amakuru ko Lazaro yapfuye kandi Yesu akaba atubwiye ko Lazaro asinziriye. Ni ibitotsi bisanzwe cyangwa ni ibitotsi bimeze bite? Yesu ashimwe. Maze hashize iminsi 4 Yesu arababwira ngo ninge kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera agenze ute? Haleluya. Unyizera naho yaba yarapfuye azongera agenze ute? Azongera abeho. Niyo mpamvu tudakwiye guheranwa n'agahinda, ahubwo niyo mpamvu umuntu wese yarakwiye gutegura imibereho ya hano kuri iyi si kugira ngo nihabaho gusinzira hazabe no gukangukira ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. 15 iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Ntabwo tuzabanziriza na hato abagenze ute? Abasinziriye. Umurongo wa 16, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazazuka. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Hari ibyiringiro, hari ibyiringiro bikomeye. Ntabwo turi kubabwira uyu wagiye, oya, ahubwo umuntu wese ategura ubugingo bwe, umuntu wese ategure imibereho ye ya none, kuko imibereho yawe ya none ari gutegurira aho uzaba cya gihe Yesu Kristo azaba agarutse. Imyifatire yawe uko ubayeho, ibyo nibyo bigutegurira kuzaba mu muzuko wa mbere cyangwa kuba mu muzuko wa kangahe? Mu muzuko wa kabiri, kuko abazabanza kuzuka n'abakiranutsi, nuko ngo hazongera hari undi muzuko w'abanyabyaha. Ariko uyu muzuko w'abanyabyaha uteye isoni, urabaje, nta muntu nawifuriza muri aba bari aha hantu. Kuko umuzuko wa kabiri abazazuka bazazuka barambarare ku isi imyaka 1000 barambaraye nk'amase. Barambaraye nk'iki? Nk'amase. Ngo maze imyaka 1000 nirangira nibwo bazazuka, ariko ntabwo bazazukira guhabwa ubugingo buhoraho, ahubwo bazazukira gucibwaho iteka no gusuzugurwa. Gucibwaho iteka no kugenza ute? No gusuzugurwa. Nuko rero ubwoko bw'Imana, mwanya nk'uyu nguyu turi gusaba kugira ngo dutegure imibereho yacu ya none, kuko imibereho yacu ya none ngo abapfanye na Kristo nibo bazagenza ute? Nibo bazazuranwa nawe. Hauze umunsi we rero, uyu munsi wabo wawe, uyu munsi wabo wanjye, kuko ejo atari ahacu. Haleluya. Ejo ntabwo ari ahacu, ahubwo umunsi wawe ni uyu munsi, ni wo guteguramo ibyawe, noneho ukabigenza neza kandi bikajya ku murongo nk'uko bikwiriye, maze ijuru rigahabwa icyubahiro mu isi, nk'uko umugaragu w'Imana Yubu byabaye. Mwibuke ko Yubu igihe yarari hano muri iyi si yabwiwe guhakana Imana, arabwirwa ngo ibi byago byose impamvu biri kukugeraho nuko wanambye ku Mana yawe, uyihakanye ibi byose byarangira. Aravuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo ngenza ute? Ntacyo nambaye. Avuga amagambo akomeye cyane, aravuga ngo amaso yanjye azareba Imana, ngo nzayireba, ngo kandi nzayitegereza. Haleluya. Ngo nawe uyu mubiri wanjye wapfa, ngo nzareba Imana n'amaso yanjye, ngo kandi ngo sayundi. Haleluya.
birakwiriye yuko tugira ibyiringiro, haba mu kaga gakomeye, haba mu bibazo bikomeye. Mureke tugira ibyiringiro yuko Kristo ahari kandi azaza kujyana abamukoreye. Nibigenda bityo dufite amahirwe yo kuzazuka mu muzuko wa mbere, ariko nibitagenda bityo abantu bakidamararira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwidamarariye asa n'upfuye agenza ute? Asa n'upfuye ahagaze. Mureke two kuba abapfuye bahagaze, ahubwo twemere kwakira ijambo ry'Imana rikorera mu bugingo bwacu ku iherezo ry'uru rugendo. Nge namwe tuzaraga ubugingo buhoraho, nibyo nabasabira nanjye nisabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Muri aka kanya duhamagare korale Avestas ize iririmbira Imana natwe twumvireho, ndetse n'aka kanya tugahe abashaka gutera inkunga cyangwa gufata mu mugongo uyu muryango wavuyemo mushiki wacu. Reka dusabe abafite igiseke bigire hino, ubwo Avestas iri bube iri kuza hano imbere nayo. Noneho abafite igiseke nabo bigire hino. Reka mbaze ufite inomero za momo, ku buryo ushaka gushyiraho amafaranga kuri mobile money yigire hino nawe azitubwire, areba amafaranga iyo afite kuri balance ye, hanyuma tumushyirireho inkunga zifata mu mugongo uyu muryango. Avestas iri kwigira hano imbere. Abafite ibiseke nimwigire hano namwe. Ufite momo, iyi telefone bari bushyireho amafaranga ya mobile money cyangwa Tigo Cash, nawe yigire hano maze atubwire. Hari abayagendana kuri telefone baba batayafite ku mufuka, nawe yigire hano hino atubwire izo nimero, hanyuma nawe bayashyireho. Ninde ufite iyo nimero? Abafite ibiseke ndabona bahageze, umwe nahagarare hariya n'undi ahagarara aha ngaha. Hanyuma nta nimero ya mobile money hari? Kandebe muri bano bafite ibiseke. Reba balance yawe hanyuma uyimbwire, kugira ngo twe kubuyavanga n'ayawe, hanyuma utubwire nimero ya mobile money cyangwa tuyihe ya phone. Ariyo ufite? Okay. Uriya mudiyakoni 0783 mufate telefone zanyu mwandikemo. Yego 0783 666 0380. Subiramo 0783 666 0380. Uwamahoro Furaha. Nimusanga atari Uwamahoro Furaha mwongere mutubwire, tubabwire, twongere tuzibasubiriremo. Yego. Barakoze abaririmbyi ku ndirimbo batugejejeho. Reka uyu mwanya tuwuhe ukuriye umuryango, hanyuma nawe atubwire ibigezweho. Murakoze. Mwiriwe kandi ndabona tugera ku musozo. Imana ishobora nanone tukaba dukora kugira ngo sawe protokole muhaguruke
dusangire igihari hanyuma turaza gusezeranaho ariko hari agafunguro gahari baduhe tubobeze ibihaha hanyuma tubone twerekeze iyo mu rugo. Murakoze. Cyo kunywa mu byigeze hano hanyuma dusenge noneho tubone dufungure icyo kunywa mwaduteguriye. Yego murakoze. Duhagaze twese dusenge Imana. Dusenge Imana. Uwiteka ugira neza, Imana y'ubuntu, nanone turagushimye, uhabwe icyubahiro. Dore tugeze mu kanya ko gufungura, turakwinginze kugira ngo iri funguro urihe kudutungira umubiri, uturinde gukorwa naryo, ahubwo utweze imitima kugira ngo udutegurize kugaruka kwawe, maze nugaruka tuzishimire kugusanganira. Ngaho byose bibe uko ushaka mu izina rya Yesu. Mwakoze Imana ibaha umugisha. Ni ukuri rero ubu hari abavuye kure kubw'urukundo bemeye gutanga amatike, hari abaraye mu nzira, hari abari burare nanone mu nzira, ariko Imana ibaha umugisha. Nta kindi dufite cyo gushima usibye kubasabira Imana ngo ibahe umugisha, muzahorane umutima gutabarana. Rero tugeze mu mwanya wo gusoza. Buri kintu cyose uko cyaba kiri kiratangirwa kikagera n'igihe gisozerezwa. Turashoje. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kujya mu mirimo, ariko bidakuyeho ko abafite nanone umutima bari hafi bashobora kujya basura umuryango asize, bugasura ni byiza ko baba bugufi. Yenga utaragira ikimugeraho abe yihanganye, dushake uburyo bw'uko nawe agira icyo afata, he kugira uhaguruka agendeye aho. Rero ikindi nashakaga kuvuga ni umwana w'umuntu ntabyera ngo de, uwo yaba afitiye umwenda nabwo yaza kwegera umuryango akabitumenyesha, tukiga uburyo agomba kugarurirwa ibye. Mwihangane, he kugira ndabizi ko abenshi bakunze kugira amakimirane kandi umutima utarekuye. Aho kugira rero ngo upfanirane umutima utabishaka, uzahore ufite iyo ngingimira, byaba byiza ko ugaragara ukabivuga, inyishu zikaboneka. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ufite gahunda zo kugenda, nzi ko hari abajya kure, aragenda, ariko he kugira usohoka atagize icyo afashe. Murakoze. Ndagira ngo amasengesho niyabaha uburenganzira, n'ubundi nshubije gahunda abayobozi b'itorero. Reka noneho twese duhagaze, buri muntu duhagaze kugira ngo dusengere hamwe mu cyubahiro cye. Buri muntu wese ahagaze dusenge. Dusenge. Turagushimye uhoraho Mana nziza,